donc aho tuburira abandi baba bahakirira. Nicyo gituma ntukwiriye guheranwa n'ibikubwira ngo ntibishoboka, ntukwiriye guheranwa n'ibikubwira ngo byararangiye, ahubwo umva ijambo ry'Uwiteka. Imana igiye gukora ikintu gishya. Umva nkubwire, uwo mwana ufite wa mubyeyi we, uwo mwana Imana igiye kumukoraho ikintu gishya. Ufite umurwayi uri mu nzu, Imana igiye kumukoraho ikintu gishya. Ufite uri mu bitaro, Imana igiye kumukorera ikintu gishya. Ufite umuntu wenda kujya mu rubanza, Imana igiye gukora ikintu gishya. Umva nkubwire, icyo kintu cyitwa imbaraga zakurwanyaga za karande, iyo Imana igiye guhindura amateka, karande ntigira ijambo, karande ntigira imbaraga, karande ntigira ububasha. Ibyo byagiye bigukurura mu gihe cyahise, amateka yawe aba mabi, ariko hari imbaraga ugiye kwambara, hari ubwiza ugiye kubona, hari amavuta y'Imana agiye kuguterura, agutereke mu buhamya bushya, agutereke mu cyerekezo gishya, agutereke mu ijambo rishya, agutereke mu Imana igiye kurema icyerekezo gishya ku buzima bwawe. Tuguhaye ikaze mwene data udukurikiranye kuri Duhumurizanye TV. Nk'uko bisanzwe muri kumwe na Reverend Pasteur Ndorimana Edouard. Hari ikintu nagusaba mwene data udukurikiranye muri uyu mwanya. Niba utari wakora subscribe wabikora kuri iyi channel yacu Duhumurizanye TV. Cyakabiri ugakanda kunzogera yitwa notification. Notification ni uburyo bwo kugira ngo ubashe kujya ubona ijambo ry'Imana bitakugoye, bikakumenyesha ko turitanze kandi wamaze kuryakira. Cya gatatu wakora kuduha comment ukatwereka ko ijambo ry'Imana rigufasha, rikubaka, byaba ari akarusho. By'umwihariko gusangiza abandi ubutumwa bwiza wakira bunyuze kuri iyi channel yacu ya Duhumurizanye TV. Niba rero udukunda ukaba wumva ushaka gufata ubutumwa bwacu ukabusangiza abandi, rwose turagusaba ibyo bintu kari bine wabikora, Imana yaguhumugisha. Rero ntiduhwema kuganira ijambo ry'Imana. Uyu mwanya tugiye kuganira ku ijambo ry'Imana riboneka mu gitabo cy'umuhanuzi Yesaya. Gitabo cy'umuhanuzi Yesaya gice cya 43 n'umurongo wa 18. Haranditswe ngo ibya kera ntimubyibuke kandi byashize mwe kubyitaho. Dore ngiye gukora ikintu gishya, ubu ko kigiye kwaduka ntimuzakimenya. Nzaharura inzira mu butayu, ntemesha imigezi mu kidaturwa. Inyamaswa zo mu gasozi, ingunzu n'imbuni bizanyubaha, kuko ntanga amazi mu butayu ngatembesha imigezi mu kidaturwa, kugira ngo nuhirire ubwoko bwanjye natoranije, abantu niremeye ubwanjye ngo berekane ishimwe ryanjye. Amen. Reka twongere twiyambaze ijambo ry'Imana n'ubundi aho hafi aho mu gice cya 48. Yesaya igice cya 48 n'umurongo wa 6. Aravuze ngo warabyumvise dore byose ngibi, none se mwe ntimwabihamya. None ngiye kukwereka n'ibishya byahishwe utigeze kumenya, biremwe nonaha si ibya kera, kugeza uyu munsi ntiwigeze kubyumva, kugira ngo utavuga uti nari mbizi. Amen. Mwami Yesu turagushimiye, tugushimiye kubw'ijambo ryawe ushize ku mitima yacu. Uduha umwuka wawe atuyobore kugira ngo tubyumvikanishe nk'uko uri duhaye. Ubane nanjye kuva ntangiye kugera ku musozo. Ijambo ryawe rigira imbaraga muri uyu mwanya kandi ribashe kutwubaka mu bice byose. Icyubahiro kikugarukire mu izina rya Kristo Yesu. Amen. Tugiye kuganira ijambo rifite insanganyamatsiko ivuga ngo Imana igukoreye ikintu gishya. Imana igukoreye ikintu gishya. Ikintu gishya ni ijambo risa naho ritumvikana ariko risobanutse. Bibiliya irakoresha ikintu, ariko icyo kintu ntabwo kivugwa. Gishobora kuba ikintu mu buryo bumwe cyangwa ubundi, ariko Imana ishobora gukora ku muntu uwo ari we wese aho yaba ari hose. Imana ibasha kuba yamukorera ikintu gishya mu buryo bumwe cyangwa mu buryo bundi, kuko Imana ni Imana ya surprise, ni Imana itungurana, ni Imana itamenyerwa,
ni Imana itabana n'umuntu avuye ngo ngiye mbana nayo gutya ngo nshobora kuyibwira ngo inyuraha akaba ari hinyura. Ishobora guca ahantu utarumenyereye cyangwa mu buryo utarumenyereyemo kugira ngo uhore ubona ko ari Imana nshya ku buzima bwawe. Donc Imana ni nshya kuri twe, waba umaranye imyaka nayo 80, waba umaze 70, waba umaze 50, Imana ni nshya ku muntu wari we wese. Ntabwo uvuga ngo ngenda yimenyereye. Imana ihora itungurana kuri twebwe. Yatungurana ku muntu wakijijwe uwo munsi, yatungurana ku muntu umaze iminsi akijijwe, yatungurana ku muntu umaze imyaka akijijwe. Imana ishobora gukora ikintu gishya kuri we kugira ngo ahore abona ko ari Imana itungurana. Rero mfite ijambo nkuzaniye uyu munsi rivuga ngo Imana ikoze ikintu gishya ku buzima bwawe. Ntibishoboka ko hashobora kubaho ibishya hatariho ibishaje. Donc ibishya bisimbura ibishaje, kandi ibishaje nabyo bizajya bibaho hari ibishya byabayeho. Hari amateka mashya ajya aba ku muntu. Birikunda kuvuga ngo hari isezerano rya kera ryasimbuwe n'isezerano rishya. Hari ibintu bya kera bisimburwa n'ibishya. Isi ya none hari n'isi yahashize hacu. Abantu bakatubwira ngo kera habayeho, kera hariho, kera byakorwaga gutya, ariko uyu munsi birakorwa gutya, uyu munsi biragenda bitya. Nuko igihe cyose hari amateka asaza agasimburwa n'amateka mashya. Amateka rero iyo asimburwa n'amashya ntabwo ari ikintu kidasanzwe. Imyenda ishobora kuba ikabiri mishya ariko ikazasaza igasimburwa n'imishyashya. Buri kintu cyose habaho ikintu gishya. Imodoka ishobora kuba inshya igasaza igasimburwa n'inshyashya. Yewe ibikoresho bishobora kuba bishyejo bigasaza bigasimburwa n'ibishyashya. Buri kintu cyose kigira igishya kandi hashobora kuboneka n'igishaje, kandi igishaje gishobora gusimburwa n'igishyashya. Rero mfite ijambo rimwe rivuga ngo Imana igiye kugukorera ikintu gishya. Ndagira ngo tuze kubyumva neza, kuko umuntu wese agira ahashize he. Ahashizeho umuntu naho uyu munsi n'ejo hazaza. Ahashize hawe hashobora kuguherana. Ukajya utekereza ko hashize ukaba muhashize. Ubuzima umwanzi w'ejo hazaza ni ahashize hacu. Iyo umuntu ahora mu mateka yahashize ashobora gutakaza ejo hazaza. Preza yawe ikwiriye kurefera ejo hazaza. Ariko kandi iyo uhorana hashize, ejo hashize ni umwanzi w'ejo hazaza. Imana iratubwira ngo ibyashize twe kubyitaho, cyangwa se muri iki gice cya Yesaya uko Bibiri bitubwiye mu gice cya 43 aravuga ngo ibya kera ndi mubyibuki. Va muri pase yawe. Pase yawe ishobora kuba nziza cyangwa se mbi. Mbibutse ko umuririmbyi yaririmbye ngo Satani iyo anyibukije gukiranirwa kwanjye njya ntumbira mu ijuru ngo nkareba y'umukiza wabikuyeho rwose ngo kera yarampongereye yarambabarira. Ntabwo Satani akwiriye guhora anyibutsa ibizaha byanjye. Kandi nanone hashize hawe hashobora kuba harabaye heza, uyu munsi ukaba udahagaze neza, ugahorana nari umugabo ariko ntigihabwa indebe. Ahubwo kuba umugabo bishobora guhoraho bitewe nuko uharema, bitewe nuko uhizera, bitewe nuko watekereza. Ukavuga ngo yego ejo nari inkomeye, uyu munsi naroroshye, ejo nari uyu n'uyu ariko uyu munsi si we ndiwe. Ariko dore ikintu cyiza, Imana irashaka kureba ejo hazaza. Ejo hazaza ahambere tuharebera ni mu bumana bwacu. Iyo dufite Imana muri twebwe dufite ejo hazaza. Umuntu udafite Imana ntabwo afite ejo hazaza, nubwo yaba uyu munsi yibona nk'ufite ejo hazaza. Ariko ibintu bijya bihinduka. Ariko uburyo bihindukamo, umuntu ufite amahirwe adasanzwe ni umuntu urebera ejo hazaza he mu Mana. Bibiliya rero iratubwiye ngo ibya kera, ijambo ryitwa ibya kera ntitubyibuke, kandi byashize twe kubyitaho. Aba bantu babwirwa ni bande? N'Abisiraheli. Bari baragize igihe, iyo usomye mu gice cya 10 yohereye mu butumwa Yesaya yatangaga mu gihe cye, yohereye mu gice cya 1 ukagera mu gice cya 38 n'igice cya 39 ngo hari ibitero by'Abashuri. Abashuri batera Abisiraheli bakabakubita bakabanyaga, bakabambura ibyabo, bakabaho mu buzima bwo gutatana batagira aho bahurira ngo bagwize imbaraga. Umwanzi wabo yari Abashuri. Ariko iyo uhereye mu gice cya 40 ijambo ritangira rivuga ngo nimuhumuriza abantu banjye, mubabwire ibyururutse umutima, mubabwire ko intambara zaho zishize.
aba bantu bari bafite souvenir y'intambara, ubuzima bwabo bwaranyanyagiye, ntawe ukigira ikintu cyo gutunga, icyo agiye gutunga abashuri bakagitwara, ubuzima bagiye kusanaho bagiye kumera neza abashuri bakabusenya. Bari bafite umva urwibutso rw'ahashize habo rwari rubi cyane. Imana ibanza kubabwira ngo nimwibagirwa ahashize, mutangire muvuga andi magambo mashya, kuko ndi Imana igiye gutangira kubaremera ubuzima bushya. Imana ibambika imbaraga, ibaha gutsinda abashuri bajya munsi y'ibirenge byabo. Ahashize hawe wabaye mu buzima bwo gutsindwa, pase yawe iragaragaza ko wabaye mu buzima bwo kunyagwa. Ahashize hawe wambuwe ibyo wari ufite, ahashize hawe umwanzi yakugizeho ububasha agutwaza igitugu akujyana mu byo utari ukwiriye kubamo. Ariko Bibiliya tubwira ngo ibya kera twe kubyibuka tubyibagirwe, kuko Imana igiye gukora ikintu gishya. Iki kintu gishya rero gishobora kuba mu buryo bw'umwuka. Hari igihe umuntu acirwaho iteka bakamutemeraho itaka bakavuga ngo ntiyakizwa, ariko gukizwa kwe bigatungurana. Ndagira ngo nkubwire, uwo muntu watemeye itaka yakizwa, uwo muntu wumva ko yamaze kurangira, twebwe twaramurangije ku bw'amagambo yacu n'imirebere yacu, ariko biracyashoboka ko yakizwa. Uwo muntu mubana wamaze kumva ko byarangiye, Imana iracyafite imbaraga zo kuba yakora ikintu gishya kuri we agakizwa. Aho ni mu buryo bw'umwuka, ashobora kuba yakizwa rwose. Natwe twakijijwe ntabwo baduhaga icyizere, natwe twakijijwe abantu ntibatubonaga mu ibyiringiro byabo tuzababo. Uwo muntu watemeye itaka, uwo muntu wamaze guhamba ari muzima, Imana yamuvana yakaba muzima, yabwiriza ubutumwa nkanjye, yakizwa nkawe, yakorera Imana kuruta wowe, yagera heza kuruta wowe. Reka twe kwibwira ibyacu, kuko Bibiliya avuga ngo ni Imana izinga amateka ashaje ikazingura amateka mashyashya. Mu buryo bw'umwuka Imana igitungurana, igihamagara abantu batari bizewe ko bahamagarwa, igihamagara abantu batatekerezwaga ko bababo, ahubwo abibwiraga ko aribo bazababo ugasanga nibo babaye babi. Rero mwene data ungurikiye, Imana ishobora gukora ikintu gishya. Mwene wanyu, umuvandimwe wawe, inshuti yawe, umugore wawe, umugabo wawe, umwana wawe akaba umwana unezeza Imana mu gihe gisa n'iki, biracyashoboka. Wimutemeraho itaka. Ahari uwo watemeye itaka niwe uzakubakira inzu, ahari uwo watemeye itaka niwe uzakwereka ibirori mu zabukuru zawe, ahari uwo watemeye itaka niwe wazakugoboka mu gihe utazi, ahari uwo watemeye itaka, uwo wibwira ko byarangiye. Ese abantu dupfa iki guca iteka? Kuki duca iteka? Kuki twumva ko bariya ntibashobora, ntibizashoboka, ntibizabaho? Ese byaca mu zihe nzira? Dore uko bameze, dore uko babaye, dore uko Bibiliya igitubwira ngo ikura umuntu hasi ikamushyira hejuru. Imana igifata barabaswa ikabahindura abanyabwenge, igifata abantu bari insuzugurwa ikabagira abanyacyubahiro. Biratangaje kuba umukozi wo mu rugo yahinduka umwamikazi, kuba umuntu w'inyuma y'abandi yahinduka ukomeye. Ibyo byonyine ni Imana ibitekereza. Ejo hazaza rero hafitwe n'Imana. Bibiliya iratubwiye ngo ibya kera byahashize hacu twe kubyibuka. Ibyaha byawe birashoboka ko wabivamo, birashoboka ko nubwo waguye wabyuka, birashoboka ko nubwo utagisenga, birashoboka ko Imana yakongera ikakubyutsa. Reka kwiciraho iteka, reka kwicira urubanza, biracyashoboka. Ibya kera ntitubyibuke. Dore kandi ibyashize twe kubyitaho. Dore ngiye gukora ikintu gishya. Mvuze mu gice cy'umwuka kugira ngo abantu mumenye ko Imana ikorera mu bice byose. Imana ikorera mu bice byose. Mama, Imana ikorera mu bice byose. Imana yaguhindurira seve yawe. Uwari indaya yacunguye Abisirayeli wo bita Rahabu. Yari indaya, akiza abatasi, abereka igihugu, arakibatambagiza, arabahisha, acungura ubwoko, bagirana isezerano nawe. Mbibutse ko Rahabu niho Yesu yavutse, muri icyo gisekuru cya Rahabu. Wari indaya. Reka kwibwira ngo nubwo ndi indaya, nubwo ndi igisambo, amateka yawe Imana ishobora kuzayavunja mu amateka meza. Ubuhamya bwacu bwari buba hashize, imibereho yacu yari miba hashize, yewe imitekerereze yacu yari miba hashize. Ariko uyu munsi turatekereza bushya, turakora bushya. Twebwe ba none si twebwe bahashize. Ndagira ngo nkubwire, ahashize hawe pase yikwibagiza ejo hazaza.
ibyo urimo none tekereza neza. Ushobora gutekereza neza ukandika amateka mashya mu buzima bwawe. Ushobora gutekereza neza ukandika igitabo gishya bitandukanye n'icyo ufite cyahashize. Nakubwiye ngo umwanzi wahazaza nahashize hawe. Iyo uheranywe n'amateka, iyo uheranywe n'ibihe, iyo uheranywe n'ubuzima, wibagirwa aho Imana ikubwira. Bibiliya yatubwiye ngo ku gice cyaho cya 48 n'umurongo waho wa 6 hari ijambo ryatubwiye warabyumvise. Iri jambo ndi kuvuga birashoboka ko waryumvishije, ariko ubijugunyira abandi. Hari igihe tuvuga gutabarwa umuntu akabijugunyira abandi. Umuntu bamubwira ngo Imana iravuze ngo ukize indwara, ati yewe iyanjye ntiyakira. Umuntu bamubwira ngo dore ukoze ubukwe nubwo uri mu myaka yo hejuru, ati yewe ubwo napfushije ntabwo ubundi bushobora kuza ngo bubeho. Umuntu akaba mu mateka y'ibyamubayeho. Ndagira ngo nkubwire, Imana yakundumyeho. Va mu hashize hawe, va mu byakubayeho. Reka guheranwa n'ibyo wapfushije, reka guheranwa n'amateka yakubayeho. Ayakuranze ni mabi, ariko Imana iguteguriye amateka meza. Imana iguteguriye amateka mashya. Imana igiye gukora ikintu gishya ku buzima bwawe. Imana igiye guhindura ubuzima bwawe. Yewe reka nkubwire, ibirunze muri fayiro y'ubuzima bwawe, ibirunze muri seve yawe ni bibi, ariko Imana igufiteho gahunda. Reka kwihamba utari wapfa, reka kwisezerera ntawagusezereye. Imana igiye gukora ikintu gishya ku buzima bwawe. Bibiliya iratubwiye ngo dore warabyumvishe, none ese wowe ntiwabihamya? None ngiye kukwereka ibishya byahishwe utigeze kumenya. Donc Imana niyigira uruhisho. Ibyo mama wawe wakubyaye atagufitiye, Imana irabigufitiye. Ibyo papa wawe wakubyaye atagukoreye, Imana irabigufitiye. Ibyo inshuti n'abavandimwe batagukoreye, Imana igiye kubigukorera. Ibyo babandi wari witeze ko bazakora batakoze, Imana igiye irabigufitiye. Dore igiye gukora ikintu gihishwe kitari kizwi. Reka mbabwire, buri muntu wese agira amateka ye n'Imana. Tuza amateka ya Aburahamu uburyo yabanye n'Imana, ariko uko Aburahamu yabanye n'Imana siko Isaka yabanye n'Imana. Uko Isaka yabanye n'Imana siko Yakobo yabanye n'Imana. Uko Yakobo yabanye n'Imana siko Mose yabanye n'Imana. Uko Mose yabanye n'Imana siko Yosuwa yabanye n'Imana. Buri muntu wese agira uruhisho rwe. Reka kuvuga ngo ese ngo kitagiriye runaka kuri, ngo ese uriya ngo ko byagenze gutya. Ese kuki ugira amateka y'ibibi gusa abantu babayemo? Hari n'abandi bafite amateka meza, kandi muri abo banyamateka nawe wabamo. Nawe Imana yabikora, nawe Imana yagukiza icyo cyago, nawe Imana yaguhindurira amateka, nawe Imana yakuremera ubuhamya bushya. Reka nkubwire, Imana igiye gukora ikintu gishya ku buzima bwawe. Dore warabyumvishije. Ese wendi waba umutanga buhamya? Ubu hari ubuhamya ufite bwahashize, ariko aba n'umutanga buhamya w'uyu munsi. Imana yigeze igukorera ikintu. Erega reka nkubwire, niyo yagukoreye ubukwe nubwo utari wabyara. Erega niyo yaguhaye kwiga nubwo utari wabona akazi. Erega ibyo yagiye ikora yakora n'ibindi. Ndagira ngo nkubwire uyu munsi, Imana ibasha no kugukura kuri urwo rwego uriho ukagera ku rundi. Nta hantu kure wagera Imana itakuvana, nta n'ahantu kure wagera cyane uri hasi. Ntabwo waba hasi cyane Imana ngo nibe yakuzamura ngo ikugeze ahandi. Rero ndagira ngo nkubwire, va mu mateka ashaje. Imana igiye gukora ikintu gishya, kandi Imana igiye kugikorera kugira ngo wamamaze izina ryayo. Imana igiye kugikorera kugira ngo uyubahe. Imana igiye kugikorera kugira ngo wongere ugire ubuhamya. Hari abantu ba mu mateka ashaje, mu buhamya bwashaje, umuntu akagira ubuhamya budahinduka. Umva nkubwire, Imana igiye kuguhindurira ubuhamya. Imana igiye kuguhindurira amateka. Ayo wari ufite Imana igiye kugushyira mu kindi gice cy'ayandi mashya. Ayo wabayemo Imana igiye kukubesha mu yandi. Ibihurimo bigiye guhinduka mu kanya gato nk'ako guhumbya. Iminsi uhagazemo Imana igiye kuyihindura mu kanya gato nk'ako guhumbya. Umva ijambo ngufitiye, ibiremwe none hasi ibyakera. Va mu byashize, ndakubwira ijambo uyu munsi. Hari ibintu Imana iremye none. Gukira iyo ndwara nako kanya, kwishyurirwa umwenda nako kanya, gutabarwa nako kanya, guhindurirwa imibereho nako kanya. Ndagira ngo nkubwire, wizera aka kanya. Imana igiye kurema ikintu gishya kandi si icyakera. Mu izina rya Kristo Yesu, Imana iguteguriye ibintu bishya. Mu nzu yawe hari ibintu bigiye guhinduka. Mu gitanda cyawe hari ibintu bigomba guhinduka. Muri saro yawe hari ibintu bigomba guhinduka. Mu gikoni cyawe hari ibintu bigomba guhinduka. Mu mibereho yawe ya buri munsi hari ibintu bigiye guhinduka. Umva ngubwire, mu kazi ukora hari ibintu bigiye guhinduka. Imana igiye gukora ikintu gishya.
dore kigiye kwaduka kandi ntabwo wacyumva. Ntabwo Imana igiye guca mu nzira umenyereye, ntabwo Imana igiye guca mu nzira warebaga. Imana igiye gukora ikintu gishigutunguye. Sema haleluya. Bibiliya iratubwira ngo buri kintu cyose gishya kibaho hakuweho igishaje. Ese nkubaze, hari ibintu bibaye nk'ibigusaziyeho? Ubuhamya ufite burashaje? Ese nkubaze, uyu mibereho urimo imeze ite? Iyo ndwara ufite ese utekereza ko ari iyawe? Ndaguhakaniye, iyo ndwara si iyawe. Impamvu nkubwira ngo si iyawe, si wowe wa mbere uyirwaye kandi si nawe wa mbere uyikize. Ufite ubuhamya bw'abakize indwara nk'iyo urwaye. Niba ari imyuka mibi gutera, dufite ubuhamya bw'abakize imyuka mibi. Ikintu cyose uri guhangana nacyo, ndagira ngo nkubwire aka kanya ukibwire ngo ntabwo tubana iteka, ntituzanabana iteka. Imana izanye ikigusimbura. Ku kibazo cyawe utangira ukibwira aka kanya ngo Imana izanye ikigusimbura. Kuko Imana ni Imana ishobora gufata ibishaje ikabizinga nk'uko urupapuro ruzingwa, ikabijugunya ikarema ibindi bishya. Unteze amatwi tubane mu izina rya Yesu. Imana ishaka kuzinga amateka ashaje ku buzima bwawe, ikazingura amateka mashya ku buzima bwawe. Ibya kera byibagirwe, abakubenze bibagirwe. Kuki uhorana abakubenze ariko ngo nukuri ngo barambenze ngo uriya muntu ngo kubera iki byabayeho? Imana ishobora kuguha umuntu uzakwibagiza umubabaro yaguteye. Ngo uru rugo byagenze gutereka mbabwire, ingo ziriho zirasenyuka, ariko Imana ishobora kuguhuza n'uzakumara umubabaro kubera ko bibaho. Cyangwa ngo ugomba kureba ni ukureba uruhare rwawe mu isenyuka ry'urugo rwawe. Kandi cya kabiri, kubura umushomeri ntabwo bisobanuye ko akazi kadahari. Imana ifite inzira ziriviyerije zitari zanyurwamo. Imana ifite inzira ziriviyerije zitari zanyurwamo n'undi muntu. Donc Imana ishobora gukora ikintu gishya, kikaba gishya ku buzima bwawe, kikaba gishya mu bavandimwe, kikaba gishya mu bakubyaye, kikaba gishya mu nshuti, kikaba gishya mu bagusuzugura. Imana igiye gukora ikintu gishya kandi ubwo kigiye kwaduka ngo ntibazakimenya. Yatubwiye ngo izaharura inzira mu butayu, izatembesha amazi mu kidaturwa. Iyo Bibiliya ivuga ngo izatembesha amazi mu kidaturwa, yo yashatse kuvuga iki? Ni ahantu hatari hitezwe ko hagera amazi, ariko amazi akahagera. Ni ahantu hatari hitezwe ko haboneka ubutabazi, ariko ubutabazi bukaboneka. Ni ahantu batari biteze ko uyu muntu azongera akabaho, ariko umuntu agakomeza akabaho. Ndagira ngo nkubwire, iyo ndwara ntabwo izakwica. Ubwo butayu uri kunyuramo Imana igiye kubukuvanamo. Ndagira ngo nkubwire, amatangazo yamanikwa yose, nazanye itangazo rimwe rimanura ayo matangazo. Imana igiye gukora ikintu gishya ku buzima bwawe. Wizere iri jambo kuruta yandi yamanitswe imbere yawe. Kuko ijambo ry'Imana risumba amagambo y'abantu, ijambo ry'Imana risumba ibikorwa by'abantu, ijambo ry'Imana rinetarariza imbaraga zose n'amagambo abantu bose bavuze. Umunsi umwe Hamani yaragiye ashinga urumambo rwa mikono 50, amanika inzandiko mu bihugu 120 byari biyobowe n'umugabo bita Ahasuwerusi. Iminsi 30 k'abayuda bagomba kwicwa. Imana ivuze rimwe, inzandiko ziramanurwa. Igiti Hamani yari yashinze niwe wakishinzwemo. Ndagira ngo nkubwire, inzoba abantu bagucukuriye ntizigutera ubwoba. Yego barakuroze, ariko ibyo bakuroze ntabwo bizahama ku buzima bwawe. Ndagira ngo nkubwire, Imana ibasha kukurogora. Ibyo bakurogesheje byaba ibitumano, byaba ibitegano, byaba ibutamikano, ibyo baguhaye byose Imana ibasha kubihindura ubusa, ikabizinga nk'uko bazinga urupapuro, ubuzima bwawe bukaba buzima. Ndagira wowe ungurikiye, Imana ifite gahunda, igiye gukora ikintu gishya muri business yawe. Imana igiye gukora ikintu gishya. Umva, umushinga watangiye ugasa naho upfuye, Imana igiye gukora ikintu gishya. Ndagira ngo nkubwire, muri iyo nzira waritekerezaga kuzacamo bikanga, hari inzira zafunganye, hari ingendo zafunganye, hari ibintu bitagikora. Ubuzima bwawe ufite amateka agenda agaragaza ko ibyo wari ugezeho byapfuye, inzira zawe zigenda zihagarara. Imana igiye gukora ikintu gishya. Imana niyo ifite kode. Iyo tuvuze ngo pini cyangwa se kode, Imana ifite kode yakora akanya gato gusa ibintu byose bigatungana. Ndagira ngo mvugire ijambo rero ngana ku musozi. Hari ibintu biremwe nona. Ubukwe bwawe bwapfuye, Imana iravuze ngo biremwe nona, hari ubukwe bugiye kubaho.
kandi ivuga ngo n'ubwanjye. Iyo uri umukobwa jya umenya kwakira ibyawe, uri umusore umenye kwakira ibyawe, umugore n'umugabo baba bazi kwakira ibyabo, abana bato bazi kwakira ibyabo. Ubutumwa bureba abantu bose, ubutumwa bugera kuri bose. Ndagira ngo nkubwire, niwumva ijambo ntuninire, nturijugunyira abandi. Hari abantu bazi kujugunyira abandi ijambo ni iryawe, rirakwegereye, niwe rikiza, niwe ribeshaho, niwe rifitiye imbaraga, niwe rihindurira ubuzima. Ndagira ngo nkubwire, Imana igiye gukora ikintu gishya uyu mwaka. Uku kwezi birashoboka ko Imana yagukorera ikintu gishya, tugashima Imana ku bwawe. Ibintu bishaje ubyegeranye, utangira ubari ibintu bishaje ku buzima bwawe, utangira urebe ibintu bishaje ku mibereho yawe, uvuge ngo Imana yavuze ngo. Nkunda abantu bizera ijambo ry'Imana. Bibiliya yabitubwiye, iravuga ngo ibya kera, utangira urebe ibintu bya kera, uvuge ngo sata, ibi bintu maze iminsi waranteretsemo bya kera, akaba ari byo ntekererezamo, akaba ari byo mbyamiramo, akaba ari byo nirirwamo, uyu mwanya birazinzwe. Imana igiye kuzingura amateka mashya ku buzima bwanyu. Niba ari ukubyara, Imana igiye kuguha umwana, wowe utangire watura icyo ushaka. Bibiliya iravuga ngo dukomeze twatura ibyiringiro twatangiranye. Niba waratangiye wizera ko ibintu byashoboka, niki cyakubwiye ko bitashoboka? Kuba bitari byaba si uko bitazaba, si nuko Imana yatinze, ahubwo komeza wizere, wiva ku ntego y'icyo wiyemeje, wiva ku ntego z'icyo washatse. Icyo ushaka kirambikeho umutima, ugisengere wizeye. Nakubwiye ngo Imana igiye gukora ikintu gishya, Imana igiye kurema ikintu gishya ku buzima bwawe. Wa musore we, wa mukobwa we, Imana igiye gukora ikintu gishya. Amateka bakuzi hagiye guhinduka, amateka bagufiteho agiye guhinduka. Hari uko imiryango iguhamagara ikakubwira, hari uko abantu bakubwira ngo dore uko wabaye, dore uko upfuye, dore uko byagenze, ariko sha ugiye kuba nka kanaka. Umva nkubwire, kanaka nibye, nawe ufite ibyawe. Jya umenya gusubiza bakubwira amagambo y'urucandege. Babwire ngo ejo hanjye hatandukanye n'ahashize hanjye, kuko hashize hawe hagiye kuzingwa, hagiye kuzingwa. Va mu byo wibwira bya kera. Imana yateguye kuzingura amateka mashya ku buzima bwawe. Uyu munsi mvugana nawe, Imana igiye kuzingura amateka mashya. Ubuzima bwawe bugiye guhindurwa, imibereho yawe igiye guhindurwa, urugo rwawe rugiye guhindurwa, ubuzima urimo bugiye guhinduka, icyerekezo urimo Imana igiye gukoramo ikintu gishya. Bibiliya iravuga ngo ntabwo tuzakorwa n'isoni z'ikindi icyo ari cyo cyose, niba dufite ibyiringiro bishingiye ku Mana. Ese ibyiringiro byawe bishingiye ku kimwe ne data? Ni abapfumu wizeye bazagukoza isoni ureba. Ariko niba ari ijambo ry'Imana, biravuga ngo nta jambo Imana ivuga ngo rihere, kandi hahirwa umuntu wizera ko ibyo yabwiye n'Umwami Imana bizasohora. Ndagira ngo nkubwire mwene data, hagarara ku cyo wavuganye n'Imana, hagarara ku ijambo wumvishe. Bibiliya iratubwiye ngo ibya kera tubyibagire. Abakubwira ibya kera acana nabo, babwire ngo nimugende, ayo mateka agiye kuzingwa. Abari kukwibutsa ibyo wabayemo, abakwibutsa uko wakuze, abakwibutsa uko wavutse, abakwibutsa uko warezwe, hari igihe ayo mateka uzayavuga nk'ubuhamya. Donc ibya kera bizavugwa nk'ubuhamya ku buzima bwawe. Uyu munsi Imana igiye kuzingura amateka mashya ku buzima bwawe. Reka ng'ubuhamya gatoya. Bibiliya itubwira ko abantu benshi Imana yakomeje ni abantu bari insuzugurwa. Ushobora kuba wireba ukavuga ngo ariko ubu bizagenda bite, byaca mu yihe nzira? Ese amateka mashya ni ayahe? Muzasome inkuru z'uwitwa Hana yashatse nk'uko abandi bashaka, igitondo kimwe abura umwana. Penina arinjirira urugo, ngo arwinjirira arabyara, si ukubyara wa, arababyaye abyara barindwi. Akajya abwira Hana ngo genda ujye gusenga, umbwirire Imana ngo iyo Mana yawe inderera abana kandi bambera umugisha. Uwo ari kubwira niwe nyiri urugo warubanjemo. Ariko mwumviye Imana igiye kuzingura amateka ikazinga ashaje. Abana ba Penina bose ntaho bigeze bandikwa muri Bibiliya. Buriya ufite ibintu bimeze nka Penina bimaze iminsi bikuzunguza, ariko ndagira ngo nkubwire amateka ya Penina yazinzwe umunsi umwe, aya Hana arazingurwa. Umunsi aya Hana yazinguwe, baravuze ngo Imana impaye umwana w'umuhungu, bamwita Samweli kuko yasabwe nde? Uwiteka. Ariko Hana mu bana barindwi nta zina na rimwe riba. Muzadusomere, muzatubwire niba hari amazina y'abana ba Penina ahari. Ariko Samweli yaranditswe, n'abakurikiyeho baravuga ngo Imana imwongera n'abandi. Hana agira seve nziza, kabone nubwo yaje ari ubwa nyuma. Umva nkubwire, ibyo bishobora kuba bitaraje mbere, ariko nibiza bizazimya ibyaje mbere. Reka guterwa ubwoba n'ibyaje mbere, reka guterwa mbere ubwoba n'ibyakubayeho. Wivangwerega ngo runaka yaransimbuye,
ntabwo ashobora kugusimbura niba Imana ibyayo biri mu mugambi uhagazemo. Reka mvuga ikintu, ibintu byose bishobora guhinduka ariko umugambi w'Imana ntushobora guhinduka. Niba uri mu mugambi w'Imana, niba ugihagaze mu by'Imana yavuganye nawe, ndagira ngo nkubwira nonaho ubu tuvugana, Imana igiye kuzingura amateka mashya ku buzima bwawe. Kandi aya kera agiye kuzingwa, ibyabaye byibagirwe, ibyakubayeho byaragukomerekeje, Imana izakwibagiza urwo ruguma. Yego ufite uruguma ruvirirana, ufite ibyagukomerekeje, ufite ibiguteye agahinda, uribaza ngo ese Imana uzamara ikazingura amashyashya kwibagiza ashaje. Ndagira ngo nkubwire amateka Imana igiye kuzingura ku buzima bwawe, azakwibagiza amateka ashaje. Hana yatangiye kuvuga araririmba, muzasoma igice cya 2 mwumva indirimbo yaririmbye mu gice cya 2 uhereye ku murongo wa mbere yugera ku murongo wa 11 cyangwa 13, aho ngaho kafungiraho wumva amagambo yavuze y'intsinzi. Ndagira ngo nkubwire ibyakubayeho, Imana igiye kubikwibagiza, uwo mubabaro ugiye kuwibagirwa, ubwo buribwe ugiye kubwibagirwa, ako karengane wakorewe, ako karengane kaguteye igikomere kingana gityo, Imana igiye kuzinga ayo mateka. Hari dosiye igiye kuzingwa, iyo dosiye ikurenganya Imana igiye kuyikunja. Hari dosiye ikurenganura Imana igiye gutanga ku buzima bwawe. Buri yari igihe umuntu agira ibimurenganya, Hana yari yarenganye, akarengane kararyana, ariko umunsi umwe ahinduka nk'umusinzi. Mbibutse ko akarengane kajya gahindura umuntu nk'umusinzi, mbibutse ko akarengane kajya gatuma umuntu avugishwa amagambo, akarengane kajya gatuma umuntu atagifite ibyiringiro by'uko yabona ubutabazi. Ariko umunsi Imana igiye kukurenganuramo, ni umunsi uzibagirwa ayo mateka y'ibyakuranze ukagendera mu butsinzi. Ndagira ngo ngane ku musozo. Ushobora kwibaza ngo bizagenda biti, ijambo ryatubwiye ngo biremwe nona, si ibya kera. Ntabwo ari ibya kera, biremwe ubu, bishyizweho ubu. Imana itanze itegeko ryo kukurenganura, Imana itanze itegeko ryo kukurengera, Imana itanze itegeko ryo ko ugiye gukorerwa ibintu bishya, ibishaje bigiye kuzingwa. Mwene data, ndagira ngo tuze gufatanya isengesho, ubwire Imana ngo Mana, hari ibintu nzinze ku buzima bwanjye, kandi nk'uko umuntu azinga urupapuro akarujugunya mu muriro, niko nanjye mbizinze aka kanya kubw'ijambo ryawe, mbijugunye mu muriro mu izina rya Yesu. Unzingurira amateka mashya, unzingurira ubuhamya bushya, unzingurira icyerekezo gishya. Ibyanjye byari byarapfundikiranywe, ubipfundure mbona ubuhamya bwo kuvuga, kuko hari abantu bava ngo Mana nzakuvugira umpaye ubuhamya. Umva nkubwire, Imana igiye gupfundura ubuhamya bushya ku buzima bwawe. Ugiye kuzavuga abantu babwira ngo nimuceceke nanjye mvuge kuko Imana yampaye ijambo. Imana iguha umugisha. Ndagira ngo nkubwire rero, nkuko biri tubwira ngo habayeho kuzinga isezerano rya kera hazingurwa irishyashya. Ugiye kwinjira mu bihe bishya, ugiye kwinjira mu buhamya bushya, ugiye kwinjira mu bihe bishya. Imana igiye kukuremera ibihe byo kuvuga, ukavuga Imana bushya. Wari waracecetse ariko Imana igiye kuguha kuvuga. Wari warasinzirije umuhamagaro ariko Imana igiye kukubyukiriza umuhamagaro wawe. Wari waranze kongera kubwira abantu Imana ngo ese nayivuga n'iki gisuzuguriro, ngo ese nayivuga n'ibi byambayeho. Imana igiye kuguhagurutsa aho uri, Imana igiye kuguha ibyo kubwira abandi, Imana igiye kuguha ubuhamya bushya. Iyabuhaye Hana nawe yabuguha, iyabuhaye Sara nawe yabuguha, iyabuhaye Estera kavuga ari umwamikazi nawe yabuguha, iyabuhaye Morodekayi nawe yabuguha, iyabuhaye intumwa zikavuga ku munsi wa Pentekote zari mu rwisho nawe wasohoka uri. Imana igiye kuguha ijambo ryo kuvuga. Ese uriteguye ko Imana igiye kukwinjiza mu bihe bishya? Reka guheranwa na COVID-19, uko byagenda kose, uko yagira imbaraga, ibyo yaduhombya, ibyo yakica, ntibizakuraho ko Imana yarema ikintu gishya. Ntabwo Imana ijya gukora ikintu gishya kuko ibihari byiza. Ibihe byiza biza ku muntu umwe, undi akaba ari mubi. Mbibutse ko dupfusha abandi bari kuvuka, mbibutse ko abandi barira abandi bakoze ibirori, mbibutse ko abandi bavuga ngo babuze ubu amafaranga. Reka ntanga urwo rugero, burya aho burira amafaranga niho abandi bayabonera, aho utakariza akazi niho abandi bagatoragurira, aho utakariza amahirwe niho abandi bayafatira. Mwibutse ko ushobora kuba uri mu bihe byo gutakaza ariko abandi bari mu bihe byo kwakira. Tonge aho tuburira abandi baba bahakirira. Nicyo gituma ntukwiriye guheranwa n'ibikubwira ngo ntibishoboka, ntukwiriye guheranwa n'ibikubwira ngo byararangiye, ahubwo umva ijambo ry'Uwiteka. Imana igiye gukora ikintu gishya. Umva nkubwire, uwo mwana ufite wa mubyeyi we, uwo mwana Imana igiye kumukoraho ikintu gishya. Ufite umurwayi uri mu nzu, Imana igiye kumukoraho ikintu gishya. Ufite uri mu bitaro, Imana igiye kumukorera ikintu gishya.
ufite umuntu wenda kujya mu rubanza, Imana igiye gukora ikintu gishya. Umva nkubwire, icyo kintu cyitwa imbaraga zakurwanyaga za karande, iyo Imana igiye guhindura amateka, karande ntigira ijambo, karande ntigira imbaraga, karande ntigira ububasha. Ibyo byagiye bigukurura mu gihe cyahise, amateka yawe aba mabi, ariko hari imbaraga ugiye kwambara, hari ubwiza ugiye kubona, hari amavuta y'Imana agiye kuguterura, agutereke mu buhamya bushya, agutereke mu cyerekezo gishya, agutereke mu ijambo rishya, agutereke mu Imana igiye kurema icyerekezo gishya ku buzima bwawe. Imana niguha umugisha. Uwiteka ari kumwe nawe, Uwiteka azabana nawe. Yavuze ngo biremwe nonaha, biremwe nona. Iyo Imana ivuze ngo biraremwe, niyo ibirema. Iyo usomye hano mu gitabo cya Yesaya igice cya 48 n'umurongo wa 12, haravuga ngo nyumva Yakobo nawe na Isirayeli, nahamagaye ndiwe, ndi uwa mbere kandi ndi uw'imperuka. Ukuboko kwanjye niko kwashyizeho urufatiro rw'isi, ukuboko kwanjye kw'iburyo niko kwabambye ijuru. Iyo mbihamagaye biritaba. Donc iyo Imana yihamagariye ibintu irabyikorera. Irabyikorera. Hari ibyo wahamagaye ntibyaza, hari ibyo wasengeye ntibyakoreka. Reka Imana ibiguhamagarire, reka ibyikorere. Iyo umuntu ageze ahananiriwe, Imana yirahaguruka igakora. Bibiliya yatubwiye ngo ku murongo wa 11, kubwanjye nzabyikorera, nta cyatuma izina ryanjye ritukwa, kandi icyubahiro cyanjye sinzagihundi. Nyumva mwene data, kubwayo igiye kubyikorera. Iby'akazi kawe watakaje, ugatakaza akazi kari keza, akazi kakaguhaye ubuzima wabonaga urya kubera kari akazi, warubayeho kubera kari akazi, wagiraga ubuzima bwiza, ukagira ibyo uha, ukagira ibyo ugura, ukagira uburyo utunganya iby'urugo rwawe, ukagira ibyo utunganya by'ubuzima bwawe, kubera akazi wari ufite uragatakaza. Umva nkubwire, Imana ubwayo igiye kubyikorera ikuremere, kuko yavuze ngo dore irarema ibishya, ibya kera tubyibagirwe, kandi biremwe nonaha. Si ibya kera. Reka tuve mu bya kera, reka tuve hashize, reka tuve muri pasi, reka tujye muri fitire. Iyo uhagaze muri preza neza, bikwerekeza hugana. Icya mbere ngusaba, izera Imana, ndiwizera abandi, ndiwizera ibindi, izera ijambo ry'Imana turi kuvugana. Kubwayo igiye kubyikorera, kandi nta cyatuma izina ryayo ritukwa, nta kizatuma icyubahiro cyayo igihundi muntu. Niba ari ikintu Imana yitaho, ni icyubahiro cyayo. Kubw'icyubahiro cy'Imana, Imana ije kukurengera. Kubw'icyubahiro cy'Imana, Imana ije kukwitaho. Bibiliya iratubwira ngo nimunyumve mwanzu ya Yakobo mwe, namwe abarokotse bo mu nzu ya Isiraheli mwese, abo nahetse mukiri mu nda, nkabaterura mukivuka, nkabageza mu zabukuru, ndiwe muzarinda imvi z'uruyenzi nkibaheka. Ninjye waremye, ni nanjye uzaheka, ni koko nzaheka kandi nzajya nkiza. Iri jambo ryari isezerano Imana iri kwerekana ngo yabanye n'abahashize, izakomeza kubana bo nanone no mu gihe kizaza. Umva nkubwire, amateka yawe ntabwo yatuma utabona Imana, kavukire yawe ntizakubuza kubona Imana. Ntabwo abantu babona Imana kuko bavutse heza, ntabwo abantu babona Imana kuko bakuze neza, ntabwo abantu babona Imana kuko babayeho neza, ntabwo abantu babona Imana kuko bakijijwe kera. Oya, umunyabyaha Imana yamwiyereka bikavamo intandaro yo gukizwa, umukiranutsi Imana yamwiyereka bikavamo intandaro yo guhamya ubukubye kabiri. Umva nkubwire, aho uri hose, uko uri kose, Imana igiye kukwiyereka. Iki Imana ishaka, irashaka mu bintu bikigiye kugukorera, gutekereza ko ari ibikoze ukayiha icyubahiro ya mbere. Bwa mbere utekereze ko ubuhamya bw'iby'Imana ikuremeye bizakuzane ku Mana aho kugusunikira kure y'Imana. Hari ibintu bibaho iyo Imana itugendereye, hari ibintu bibaho iyo Imana idukoreye ibikomeye. Nagira ngo nkubwire, reka kwibarira mu byakubayeho, reka kwibarira uko wakuze, reka kwibarira uko byagenze, reka uko abayeho usaragoringa, ubuzima wabayemo, uko wagenze, ubuzima bwose waciyemo, reka kumva ko bwatuma utabona Imana. Uko uri kose, uko uteye kose, Imana yakwiyereka, kandi ikakwiyereka nk'umunyembabazi, kugira ngo uzamenye ko ari ibabarira. Ibabarira ibyaha, ibabarira ibintu byose. Amateka yacu mabi hari igihe Imana igiye yakusanya ikayakuramo ikintu cyiza. Ushobora kuvuga ati n'ukuntu nabyariye iwacu, n'ukuntu nabayeho nsuzuguritse, n'ukuntu nandavuritse. Amateka yawe mabi Imana ishobora kuyavunja ikayakuramo ikintu cyiza utatekerezaga. Icyangombwa ni ukumenya bikozwe nande, ese bigenze biti, ese ubikoze ninde muha icyubahiro. Icyo kintu uzakizirikane, Imana izaguha umugisha. Tugiye gusenga Imana. Va mu bya kera, va mu byakubayeho, va mu byo watakaje, va mu kuri kwibona uyu munsi. Nubwo wambaye ubusa yakwambika, nubwo utakirya uko bikwiye yakugaburira, nubwo utakibona nk'umuntu wagera heza, Imana yakingura imiryango ukahagera.
Imana igiye gukora ikintu gishya ku buzima bwanjye, ku buzima bwawe. Imana igiye gukora ikintu gishya. Tekereza nanjye ntekereza, imibereho yanjye nawe Imana irayihindurira kugira ngo tuzayiramye tuyihimbaze. Ibyo twatakaje n'ibyo twapfushije Imana ishobora kubizura kugira ngo tuzaba batanga buhamya. Icyerekezo cyacu ni ugukorera Imana. Icyerekezo cyacu ni ugutanga ubuhamya bw'iby'Imana yakoze. Imana ikuremeye ubuhamya bushya muri iyi minsi duhagazemo. Unyemerere dufata akanya dushimira Imana ibikoze, dushimira Imana ibiremye, dushimira Imana iciye inzira, dushimira Imana ibyukije abarwayi, dushimira Imana ikijije imyuka mibi yaduteraga, dushimira Imana mu buryo budasanzwe. Uwiteka kugirire neza. Reka dusenge Imana. Mana, turagushimiye, tugushimiye ko hari ikintu gishya ukoze. Ijambo riratubwiye ngo biremwe nonaha kandi si ibya kera. Hari ibiremwe mu buryo bw'abakobwa, hari ibiremwe mu babyeyi, hari ibiremwe mu basore, hari ibiremwe mu bagabo. Uyu mwanya iri jambo ryawe turigabanye na buri muntu wese uduteza amatwi, udukurikiranye kuri Duhumurizanye TV. Mana, uhumuriza imitima ihungabanye, ukize imitima yihebye. Abari bagiye kwiyahura ubagarure mu izina rya Yesu. Abari abarwayi bahagurutse, abantu bihebye muri ibi bihe ongera ukora imirimo n'ibitangaza. Babona ijambo ryawe ko ari rwo buzima. Ijambo ryawe kari amazi amara inyota. Ijambo ryawe kari umuti uvura. Ijambo ryawe Mwami Imana kari ryo rifite imbaraga. Igihe kizaza n'icy'abizera, igihe kizaza n'icy'abafite ibyiringiro. Aho bari baritakarije kwizera, aho bari baratakarije ibyiringiro, wongere uterura imitima yabo. Kandi kubw'ijambo ryawe Mana ubirema kakanya, maze iminsi izaza tuzakira ubuhamya bw'ibyo wakoze. Icyubahiro nikikugarukire mu izina rya Kristo Yesu. Amen. Imana ibahe umugisha. Shalom, shalom.